Welcome back again, my people. Today, guess what? Ubundi najyaga mbabwira amagambo bamwe ntibabyumve neza cyangwa fotora agace gato today. I'm sorry, I missed some video na misinze video imwe. Muranyihanganira gukora edit ntago biba byoroshye. So today rero ngiye kubereka uburyo hano muri America they don't care. You use a rent baragusohora mu nzu. They throw you out. So aba bantu bose mubona bari ahangaha baryamye hasi n'aba homeless. Murabona ko bagiye bafite n'amavarize yabo, ibikapu byabo. Gusa abarimo abavukiye inaha bamwe namwe bigize abanenganenzi badashaka gukora bakigira mu biki mu by'ibiyobyabwenge bakagenda bakaba chronique. Look daniga ndebera nk'uwo muntu, ndebera nk'uyu imyiraburanye. Turere rero ngiye kubereka ubuzima buri real. Apana byende babiki ngwe Amerika ngo ni paradiso. No, arabisaba gukora cyane, wamara gukora cyane ukagira discipline. Iyo nta discipline ufite shaba guhereza ibiyobyabwenge abantu basanzwe ubundi ukagenda ukabiki nk'imbobo. But look this life is no parents. Abo bose bari hanze bararaho, rero ukuntu babahagize. Urumva iyo myanda yose mubona aho ngaho ni kwa kundi bagenda nyine bagasaba nk'igiceri cyase bagasaba amafaranga nyine bagasabiriza kugira babone icyo barya, hanyuma ibyo bariye bakajugunya aho ngaho. Nijoro hagera bakiryamira. You see? Rero ntago nta kintu bitaho. Iyo udashobora kwishyura telefone yawe barayifunga, iyo udashobora kwishyura TV barabifunga byose. Ariko abenshi muri ababo ni ibiyobyabwenge. Reba nk'uwo mama cyangwa umukobwa rero, reba si baragenda bakagira gutesa ubwenge bwabo sinzi ukuntu bitawumera, ukabumvisha ko kwiryamira mu muhanda rangiye kandi gisekeje, cyangwa se sinzi niba adakite gisekeje cyangwa kibabaje. Baba bafite imiryango ariko bakihitiramo gute kwikoreshereza ibiyobyabwenge bikabategeka baryama. Dore ngo position yafashe. Mana yanjye we, narababaye bino nabibonye numvaga ndakarangije ndavuga what? Ubuzima butarimo discipline, my dear friend, ntago biba byoroshye. Ubwo rero urugendo rw'uko rwakomeje kugira mbereke yuko byose birashoboka, byose nta kintu kidasanzwe, nta kintu kidasanzwe. Ni byiza rwose, ni heza kuza ugakora ugateza imbere wowe n'umuryango wawe. Ariko friend, ubuzima butarimo ikinyabupfura, butarimo ubumuntu ntabwo. Reba uyu murabona ko afite varize yibera aho ngaho nyine nta kintu biba bibabwiye rwose bumva. Kandi igihe nabonye cyava abantu babumva nyine biri okay, bumva nta kintu bibatwaye. Urumva turimo turava mu gihe cy'ubukonje twinjira mu bushyuhe. Rero bose basohotse bari hanze bose. Uyu nguyu dore arimo arasaba uwo muntu uri mu modoka ukuntu rwose bumva bimereye nta kibazo. Ariko nyine ntabwo biba byoroshye. Dore aba ngaba bumiwe. Nuko iyi street nuko nguko imeze. Ahantu hamwe bakinze ndaberetse uko ibintu biba byifashe. Murabona uwo nguwo mu black wacu, dore nawe ibikapu ku mugongo. Hanyuma rero guys, nagira ngo noneho mbereke amaso cyangwa se imbona nkubone uko ibintu biba byifashe, uko ibintu biba bimeze. Ubu noneho ndakeka mubyiboneye neza. Ubundi twabivugaga mu magambo cyangwa se mu tuntu dutoya tworoheje ku buryo umuntu atareba neza deep, atareba neza imbere.